Ndagusuje cyane nguhaye ikaze kuri Jet KTT YTV nanone. Ejo twarebeye hamwe uko wafungura account kuri Binance kugeza ubaye verified. Ubu ngubu rero tugiye kureba ni gute noneho washyiraho amafaranga kuri Binance account yawe ukoresheje mobile money, hanyuma ugatangira kubyaza umusaruro ayo mafaranga umaze gushyira hano kuri Binance. Ubona amafaranga ari uko hari ayo ushyizeho. Sasa nta kindi ukora, hano kuri ninza hano kuri wallet, ahangaha murabona mfiteho amadolari 8.24 niyo mfiteho. Tukaba rero tugiye gushyiraho andi, tukaba tugiye gushyiraho andi. Uraza hano kuri home, hanyuma ukande hano kuri P2P trading, ubundi byitwa peer to peer trading. Hanyuma uzahakanda, numara kuhakanda rero uza emeza hano kandi confirm. Yes, urabona noneho hano hejuru mfite peer to peer, nkagira na hano kuri nkagira Rwanda ni phalanx. Urahakanda ushyiremo amanyarwanda. Ngewe rero arimo si ngombwa kwirirwa nyashyiraho, gusa urakanda raya ku mafaranga, nusangamo amadolari uyakuremo wandikemo rwafa ushyiremo amanyarwanda. Yes, hanyuma hano nkaba mfite buy na sell. Kuvuga ngo iyo ugiye gushyiraho amadolari ukanda kuri buy, iyo ugiye kuyakuraho ugiye nko kubikuza ukanda kuri sell. Gusa ubu ngubu tugiye kureba ni gute twayashyiraho, ubwo birumvikana turakanda kuri buy. Okay, ntatinze rero urabona dufite abantu bari gucuruza amadolari. Urabona nk'uyu nguyu yitwa Inori, igiciro yashyizeho idolari rimwe ni 1,086.9, akaba ari buri kugurisha ku giciro gito. Gusa nureba neza hano uraza kubona ko yashyizeho limit ni ukuhera ku mafaranga 30,000 kugera ku 499. ni ukuvuga ngo abakiriya b'amafaranga make yakira ni abakiriya b'amafaranga 30,000. Uyu nguyu we limit yashyizeho 20. Ubu ngiye gushyiraho amadolari 2. Yes, ngiye gushyiraho amadolari 2. ngira ngo urabona nk'uyu nguyu kuri limit hariho 5 kugera ku 105. Idolari rimwe akaba ari kurigurisha 1,089. Ndashaka kugurira uyu nguyu. Ubwo ni ukuvuga ngo ndakanda hano kuri buy kuri aka kantu k'icyatsi. Mu buryo bwo kwishyura yashyizeho ko barishyura ukoresheje Chipper Cash cyangwa se mobile money. Hano mobile money na Chipper Cash. Arakubwira ngo rero shyiramo amafaranga. Kuvuga ngo ahangaha tugiye kwinjizamo umubare w'amafaranga. Kanshyiremo amafaranga wenda 2,300. Navuze ko nshaka gushyiraho amadolari 2. Nshyire 2,300, ndaba mfitemo amadolari 2.11. Okay, kamgiyeho rero nta kibazo. Hanyuma tukanda no kuri buy with 0 fee. Iyo umaze kuhakanda urategereza ukagera kuri page imeze gutya. Ni ukuvuga ngo ngiye kugura, amount ni 2,300, igiciro ni 1,089. Crypto amount banga amadolari ngiye kuba mfiteho amadolari 2.11. Hanyuma ukavuga ngo payment method,
MTN Mobile Money na Chipper Cash. Hanyuma uraza ukande kuri Make Payments, urahakanda. Ako kanya bagahita bakubwira ngo Emile Byiringiro, nimero ya telefone bakayishyiraho. Niba ugiye gukoresha Mobile Money, nimero ye ngiyi n'amazina. Niba ari Chipper Cash ukamenya ngo urakoresha hano, ariko twe tugiye gukoresha Mobile Money. Ndakanda hano kuri MTN Mobile Money, hanyuma ni 2,300 ngiye kwishyura. Uraza ukande kuri nimero ye hano, uyikopi ngo ukande kuri akantu, ukande copy, bambwira ngo copy successful. Hanyuma urahita uza kuri phone yawe bisanzwe. Icyo urakora, urohereza bisanzwe, urohereza amafaranga bisanzwe kuri ya nimero baguhaye 2,300. Nkanda urwego, nemeze, mwereza amafaranga bisanzwe mu buryo bwa MTN Mobile Money. Urabona ni Emile Byiringiro. Okay, hanyuma ndahita nshyiramo rero pin, hanyuma mwerereze. Urabona ngo you have sent 2,300 kuri Byiringiro. Yes, bahita uza muri message zawe ugafata screenshot, urabona screenshot nayifashe, ukagakoropinga ugasigamo akabyiringiro gusa, ukagakopinga kuko turahita tukamwoherereza. Ni ibintu ushobora kwibaza ngo utese birizewe. Nibyo bintu bya mbere byizewe kuri iyi si, kuko iyo atayakoherereje Binance bibibona, n'ubundi ayawe urayagarurirwa kandi agahabwa ibihano, cyane ko baba batari mu mikino, baba baje gucuruza. Ntabwo iyo ugiye kugura ikintu utanga amafaranga ngo bakikwime, barakiguha. Tegereza gatoya. Okay, ifoto yanjye ikaba yahageze. Nkagaruka rero muri Binance. Iyo ngarutse kuri Binance nkomereza, ngakanda hano kuri Transferred Notify Seller, nkakanda, ngakanda hano kuri Appear. Yes, okay. Hanyuma ngakanda hano kuri akamenyetso kateranya hano, ukakanda kuri album, ukaza hano aho ifoto yawe yagiye nyine ni iyi ngiyi, ngakanda send. Yes, urabona ko ifoto yamugezeho. Ifoto yamaze kuhagera. Ushobora no kumwakira ngo done, cyangwa se ukamwira paid successfully. Hanyuma ugategereza akanya gatoya. Tegereza akanya gatoya, n'ubundi aba ari online, ahita abigukorera. Tugiye kubibona mu kanya katarambiranye. Ako kanya rero ahita ayakoherereza bidatinze kuko baba bari online. Hanyuma tukanda done. Ako kanya rero ahita ayakoherereza bidatinze kuko baba bari online. Hanyuma tukanda done.
barakubwira ngo order completed. Yes, ninza kuri wallet yanjye twasize amadolari 8.19. ndakora refresh, ninkora refresh ndategereza gatoya refreshing. urabona ko abaye amadolari 10.3. ngaho nguko rero nuko nguko amafaranga ashyirwa kuri Binance. nyuma tuzatureba ni gute noneho amafaranga yageze kuri Binance nshobora kuyabyaza umusaruro, ni gute amafaranga yanjye ashobora kuba yabyara ndi hano kuri Binance. ese ni gute nungutse nshobora kubikuza. hano turi gukora buy, turi kuyashyiraho, hanyuma tuzakora sell, noneho turi kuyagurisha. ese byo bikorwa gute? reka nkubwire ngo wakoze kubana nanjye, banza ugerageze ibingibi, nibikunda maze kuhagera tuzakomeza.